Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha ava ku Mana Data twese muza niryo mbifurije, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije imigisha n'amahoro biva ku Mana, Imana y'amahoro ikomeze ibarinde, ndashima Imana cyane ko yabanye namwe natwe ikaturinda, Imana yabaye mu ruhande rwacu ntiyigeze tureka. Imana ishimwe cyane kuri byinshi yagiye ikora, twagiye tubona neza yayo ko bukeye n'uko bwije, tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Imana ishimwe kuko yarabikoze, turayishimiye cyane kuko yagiye haba muri rusange. Mwese ndabasuhuje abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari za Europe, abari za Aziya, abari muri Afurika, abari za Oceania na za Australia, cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibagire neza kandi ikomeze ibatabare. Abari kurwana intambara mu buryo butandukanye, Imana ikomeze ibashigikire, mukomeze mwizere Imana kuko mu gihe gikwiriye hari uko Imana izabigenza. Nubwo wabona urushye ukabona uremerewe cyane, ariko nta kintu na kimwe kibaho Imana itabizi, kandi muri byose yemera ko tubicamo kugira ngo tuzatambukane amateka adasanzwe imbere yayo. Mureke dusenge Imana maze tumve ubutumwa bwiza Imana tugene muri kano kanya. Uwo mugiye kubana ni mwene So Samuel Mutezimana muri Kristo Yesu. Ego ntimugiye kubana, mbahaye ikaze cyane kuri iyi channel ya televiziyo y'urukundo. Wewe wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Aho ugiye nawe wagerageza ukareba ukuntu wayikora, utari wayikora kongo cyane turishanye kumona ibijyanye na notification mu gihe twashizeho ikiganiro cyangwa ijambo ry'Imana, uhita ubona notification yemeza yuko hari cyagiyeho. Imana ikomeze bagire neza kandi ikomeze batabare muri byose. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe, ukomeje guturinda muri byose. Nushimwe himbazwe kuko uri Imana nziza, nushimwe himbazwe kuri Imana ifite imbaraga. Mana, turi imbere y'amaso muri aya masaha, banza unyemerere cyane, banza umbabarire ibyaha byose n'ibicumuro. Kristo muzima, ngende umunamyo wanduye, ndi wa wundi uba muri iyi si, wa wundi ugaragara utameze neza imbere yawe, ariko ubishatse namererwa neza bigakunda kandi bikemera. Nyemera cyane, ureka amaraso aviriye ku musaraba, banza ongera mboneke ukundi. Nyemera cyane, umpe kwezwa nawe, umpe gutungana nawe, umpe kwishimirwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo, wera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose. Ndi imbere yawe muri aya masaha, Kristo muzima, Imana y'amahoro, Imana y'igitangaza. Reka amaraso yawe abanza yuhagire iminwa yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, nsenge abagiye kumva ijambo ryawe bafashe ubakomeze, kandi ubahereze umutima ujyanye no gushaka kwawe, bahereze umutima wo gukiranuka mu izina rya Yesu. Ureke ijambo ryawe rigere ku bantu bose, kandi ridushoboze gutunga imitima iboneye, kuko ijambo rituga cyangwa imitima nibo bazabona Imana. Nyemera cyane bana tumuri byose udushigikire muri kano kanya, tubone guzuga byose kubishoboye. Urakoze kugiye kubana tumuri iri jambo, ntaba ari njye ugiye kurivuga, ntaba ari bagiye kuryumva, ahubwo neza baganze byose kubishoboye. Sage neza nzi kubikoza umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, igitabo cya Yobu ibice 27 turasoma umurongo wa 5 na 6. Yobu 27:5-6 nibyo tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo ntibikabaho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzafata inzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Hari amagambo avuga ngo ntibikabaho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzafata inzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Imana nishimwe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe na Yobu. Yobu ubwo yari mu kibazo gitaye, yari mu bibazo bikomeye cyane, ubwo yari asumbirijwe n'ibibazo muri rusange. Yobu turi nk'uko tubizi neza mu mateka, Yobu ni umuntu wabayeho, ni umuntu wavutse nk'abandi bose. Yobu yari afite abana, afite n'umugore. Yobu yari atuye, yari umuntu w'umutunzi ukomeye cyane, yari umuntu ufite amafaranga menshi ashoboka.
kuko yari afite abaja n'abagaragu, atunze ingamiya, atunze ibintu byinshi, muri make yari umukungu, mu buryo bufatika yari umukungu. Ariko yari umuntu ikigeretse kuri ibyo byose, ikintu cy'agaciro afite gikomeye cyane nuko yubahaga Imana mu buzima bwose. Amena. Yubahaga Imana mu buzima bwe bwose yabagamo. Yobu yari afite abana benshi, afite abakobwa 3 n'abahungu 7, yari afite umugore, afite ibintu byinshi bishoboka, ariko akomeza gutungana. Satani rero, abana b'Imana bagiye gusenga, na Satani wajyana n'abana b'Imana nabo bagiye gushengera Uwiteka. Rero Satani ageze imbere y'Uwiteka, niko guhita areba ukuntu yasabiriza Yobu kugira ngo arebe ukuntu ngo yamukura mu byizerwa yaba yararimo. Rero Imana yemera gutanga Yobu kugira ngo Satani agere amukoreshe ibyo ashaka. Niyo mpamvu nyagomba kubwira ijambo. Hari abantu bavuga ngo Imana ngo ntabwo yakwemera kwinjira mu kintu kimeze gutya, ariko icyo mbabwira ukuri gushoboka, Imana ijya yemera yuko twinjira mu rugamba rumeze ukuntu, ikemera yuko twinjira mu bibazo bimeze kuriya, ariko yo ubwayo ibizi ikizakora mu gihe cyayo, mu gihe yashizeho. Kuko ijambo rirambwira ngo hamwe n'ibitugerageza ngo ibasha kugenda iducira akanzu. Bisobanure ngo rero nta kibazo na kimwe gishobora kubaho Imana itabizi, nta kibazo na kimwe wahura nacyo Imana itabizi, ahubwo hamwe n'ibitugerageza byose uko byabingana Imana igenda ucira akanzu. Yobu yabayeho gutyo, Satani amaze kumusabiriza, Imana imaze kumutanga, maze Yobu aragenda, ibintu byose biragenda, ibintu byose birashira, kugera naho abana bapfuye, n'umugore nawe ubwiwe asa naho amwihakanye, aramubwira ngo nurebe ukuntu wakwihakana iyo Mana maze wipfire. Ariko Yobu abwira umugore, amubwira ngo uvuze nko mu bagore b'abapfapfa ba bandi bibagirwa. Niyo yavuze muri aravuga ngo mu maboko y'Uwiteka ntabwo yaba yaraduhaye ibyiza tukabyakira, none ngo azane ibibi ngo tubure kubyakira. So byose biva ku Uwiteka, kandi Yobu muri byose ntabwo yigeze akora cyangwa avuge ngo mu bibazo byose nigura nabyo ngo Uwiteka ngo niwe ubikoze gutya na gutya. No, yarategeze ngo n'ubundi agaceceka, akituriza, akemera, akamaramaza mu kibazo cyose yabaga arimo. Yesu nashimwe cyane. Turi ku ijambo riva ku Umukiristo Umaramaje, cyangwa kuba inyangamugayo. Ni gute nshobora kuba inyangamugayo? Ni gute ni gute namaramaza mu kibazo naba ndimo? Ni gute naba Umukiristo umaramaje? Ni gute naba Umukiristo ubaho udahindukwa n'ibihe? Yesu nashimwe. Yobu inshuti ziba zose zaraje batangira kumushinja ibyaha, bamwereka ngo nta kintu ari kuzira, ngo ari kuzira ngo ibyaha yakoze, ngo arimo arazira ngo ibyaha yagiye akora bitandukanye, ngo niyo mpamvu ngo arimo arahura n'ikibazo gikomeye cyane. Rero abantu b'isi ni uko nguko bameze iteka ryose. Ubundi umuntu iyo abonye bamaze guhura n'ikibazo, iyo uri mu rugamba runaka rutandukanye, umuntu wese atangira kugenda gusobanura uko yishakiye, ariko humura, Uwiteka aba ari hafi yawe. Nubwo waba uri mu kibazo kimeze gute, ukabona wabuze inzira, ukabona wabuze icyerekezo, wareba imbere yawe ukabona nta nzira ihari, wareba inyuma ukabona nta nzira ihari, ariko menya neza yuko no muri icyo kibazo, no muri icyo gikombe muba muri kumwe n'Uwiteka. Amena. Waca mu mazi Uwiteka abahari, waca mu muriro muba muri kumwe n'Uwiteka. Impamvu uca mu muriro ntushye ni uko Uwiteka muba muri kumwe muri wa muriro. Impamvu uca muri ya mazi ntaze kuba yagutembana ni uko uri kumwe n'Uwiteka muri ya mazi. Igifite agaciro kuri wowe ni ukumenya neza uruhande rwanjye mpagazemo ndi kumwe nande, aho ndi Imana iranyemera. Icya mbere cyo Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye gutyo, ariko nta cyaha na kimwe yigeze akora. Yesu nashimwe. Biragatsindwa kwisanga uri mu bibazo kandi utashoboye no kugira ikintu wakwifasha na gato, ahubwo ukisanga nawe ubwawe ibyaha bikumereye nabi, kuko icyaha nacyo ubwacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi uba wongeye kwishyiramo. Ariko iyo wabaye mu kibazo ugatambuka neza mu kibazo uri gucamo, Imana y'ubwayo muri kumwe muri icyo kibazo, hari ukuntu bigenda neza nta n'ikibazo. Yesu nashimwe. Hari ukuntu bigenda neza nta n'icyo bitwaye. Rero Yobu yabayeho aba muri ubwo buzima bimeze gutyo, byifashe gutyo, yabuze icyo yakora, yasumbirijwe mu buryo budasanzwe, yumva ari ikibazo gikomeye cyane,
ariko akomeza kunamba ku Mana, akomeza gutekereza ku Mana, akomeza kuvuga ngo ntabwo nzigera niyanduza habe n'umunsi n'umwe. None niko yavuze amagambo aravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyakongera kigashibuka, kikongera kikazana amashami, kikongera kikagira imizi yacyo. Imana nishimwe cyane. Yari afite ijambo bita ibyiringiro, nuko yabonaga ari mu ntambara, nuko yabonaga asumirijwe n'ibibazo bitandukanye, nuko yabonaga ari mu bibazo bikomeye cyane, ariko yaravugaga ngo amaherezo yanjye hariho umucunguzi, namara kungerageza, namara kugeza muri ibibazo byose naba ndimo gutya, azansora muri uru ruganda, azansora muri izi ntambara mpagazemo, meze nk'iza bivuye mu ruganda. Yesu nashimwe. Iyi saha nawe wasanga ari ikibazo waba uhagazemo. Iyi saha wasanga hari ahantu uri. Iyi saha wasanga hari ikibazo runaka wibereyemo, ariko tuza kuba uri kumwe n'Uwiteka, afite igihe azategekera ibyo byose. Naho wagira gute ntabwo byavaho, igihe cy'Uwiteka cyari cyagera. Imana ishimwe cyane. Ugomba gutegereza ukamenya neza igihe cy'Uwiteka nikigera byose bizasobanuka, azabigenza neza nk'uko yabigambiriye. Yobu yemeye kwihangana, yemeye gutegereza, kandi nyuma yaho yaje kubona igisubizo mu buryo budasanzwe. Imana ubwayo yaje kumwiyereka, amaze gusobanukirwa neza, amaze kumenya icyo bita Imana. Ubundi mu ntambara zose waba uri kurwana, mu gihe cyose utari wamenya uruhande Imana ihagazemo, bizakugora cyane. Ubundi ugomba kubanza ukamenya neza amakuru, ukamenya neza iyi ntambara ndimo iri mu ruhande rw'Imana se, ikibazo mpagazemo Imana irakizi. Ariko ibibazo bya Yobu nubwo ari Satani wagiye kumusaba, ariko ni Imana ubwayo yari ibizi. Ariko wowe mwene data uri mu kibazo kimeze nk'icyo ngicyo, humura, utegereze igitondo. Nubwo inkoko yabika cyangwa itabika, amaherezo byo buzacya. Imana iri mu ruhande rwawe. Wowe humura, Imana y'ubwayo izi uko izabigeza ku buzima bwawe, izi uko izabigenzaho. Ntugire ubwoba kandi iyo guhora ushidikanya, rero yibaza cyane ngo niba ari Imana avuganye nayo. Erega ubundi cya mbere cyo kuba umukristo umaramaje, kuba ni gute umukristo yakwitwara mu gihe hari ibintu biba bisaba kugira ngo wakire ikintu bita imbaraga. Hari imbaraga ugomba kubanza kwakira, kandi izo mbaraga ni za zindi usanga mu Bagalatiya, ibice bitanu by'Abagalatiya kuri 22-23. Izo mbaraga nta zindi ni za mbaraga z'Umwuka Wera. Iyo uri mu kibazo ufite icyo bita Umwuka Wera, Umwuka Wera niwe ukuyobora, akakwemeza, akakwereka ngo inzira turimo niyi, inzira urimo niyi. Ariko humura utuze, ya Mana mwabanye nayo cyagena n'isa muracyari kumwe. Uko yari imeze kera n'isa niko kimeze. Icyawe ni ukwizera, ugakomeza ukayihanga amaso, kuko icya mbere cyo nta kintu kimwe usigara uhindura kuri ibyo bintu. Yesu nashimwe. Amena. Nta kindi kintu Yobu yakoresheje ikintu bita kwizera. Uko yavuze ngo nyamara umucunguzi wanjye ariho, niko yavuze ijambo rikomeye cyane yavuze. Ntabwo yitaye ku ntambara arimo, ntabwo yitaye ku bibazo arimo, ntabwo yitaye ku gihe yarahagazemo, ahubwo yafashe ijambo aravuga ngo nyamara umucunguzi wanjye ariho. Yesu nashimwe. Kwemera kuvuga ngo nimushaka mumvugirize induru, nimushaka mubone yuko nakozwe n'isoni, ariko mfite umucunguzi, ariko mu ijuru imbere y'Imana mfite y'umuntu ugomba kuba yamvuganira. Uwo nguwo ni wa mukuru w'abatambyi, kandi uwo nguwo yitwa Rukundo. Icyo nzi neza ni uko izina ryanjye ryanditswe mu mutima wiwe, kuko ngo numvuganira nta mwanzi n'umwe washobora kuba yangeraho, kuko nguwo aba ari kumwe nanjye kandi akamvuganira mu buryo bwose bushoboka. Niyo mpamvu iteka ryose ugomba kumenya neza, hari igihe umukristo agomba guhagararamo neza, akamenya urugamba ndi kurwana n'uruhe, akamenya impande ndi kurwana n'izihe. Ariko icya mbere cyo kuba uri kumwe n'Uwiteka, ibyo birahagije. Yesu nashimwe. Aleluya. Kuba uri kumwe n'Uwiteka gusa, ibyo birahagije.
banza umwikomezeho, nta na kimwe uzigera ubura. Banza umwizere, banza umwishingikirizeho. Ibyo wakwishingikirizaho byose bijya bishira, ariko kuko hari igihe kigera buri wese agira inzira zitandukanye agomba gucamo, buri wese agira amashuri atandukanye agomba kuba yatambukamo, ariko inzira ya mbere wacamo utari kumwe n'Uwiteka n'ubundi uzayigwamo. Ariko niwizera uzabona igitangaza cy'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo nyamara amaherezo, ngo uyu mubiri nambaye numara kubora, nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri. Ntabwo tugomba kwizera, ntabwo tugomba kubaramaza mu gihe duhagazemo twizeye kuzabona ibi by'isi bitandukanye, ahubwo tugomba kwizera twize neza yuko na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ukamenya neza yuko nubwo uri mu bibazo bitandukanye hano muri iyi si, ariko hari uko bizagenda, ariko hari uko Imana izabigenza, ariko hari ikintu Imana izakora ku buzima bwawe. Nubwo wireba ukabona uri inyuma y'abandi bose, ukabona ari intambara, ukabona ari ibibazo, ukabona wabuze uko ubigenza, ariko niwizere uraza kubona igitangaza cy'Imana. Niwizere uraza kubona gukora kw'Imana. Menya neza yuko ya Mana kwa kundi yari imeze, kwa kundi yari iri cyagiye, n'isaha niko ikimeze. Ntabwo yigeze ihinduka habe n'umunsi n'umwe. Ntabwo yigeze ihinduka uko yari imeze cyagiye, n'iyi saha tuvugana niko ikimeze. Ntabwo yigeze ihinduka ku buzima bwawe. Nubwo ureba ukabona ubuzima bwaragucanze, nubwo ureba ukabona iminsi kubanye myinshi, ariko humura, ya Mana mwari muri kumwe, n'isaha muracyari kumwe. Nubwo wareba ukabona imbere n'inyuma hose nta nzira, hose nta cyerekezo, ariko Imana y'ubwayo yifitiye inzira, yifitiye icyerekezo, yifite uko yabigenza ku buzima bwawe. Maze icyawe wowe ikintu ugomba gukora ni uko ugomba guhagarara neza, ukamenya neza yuko ugomba kuba inyangamugayo mu byo ukora byose, ku buryo uwo ari wese abona yuko uriya muntu nubwo ari umukene, ariko uriya muntu arakijijwe, uriya muntu nubwo afite itezo runaka, ariko uriya muntu afite Imana. Nta kindi kintu Imana igukeneyeho, irashaka yuko abantu bakizwa, bakongera bakayizera, bakongera bakayigira icyizere. Mu gihe cyose uzicara utarimo wizera Imana, nuko waba uri mu ntambara zimeze gutya, nta butabazi uzabona utabanje kwizera. Yesu nashimwe cyane. Iyi saha tuvugana, ikibazo waba uhagazemo gute? Uhagaze gute mu ntambara waba urimo? Uhagaze gute kuri uwo musozi waba uhagazeho? Nubwo uwo musozi nubwo wabona ukabona n'umusozi ugoranye cyane uteje ikibazo, ukabona n'umusozi ukomeye cyane, ariko nyuma y'uwo musozi hari ubundi buzima. Nyuma y'izo ntambara uri gucamo hari ubundi butabazi. Nyuma yo kubona hari ibibazo bitandukanye uri kugenda ubona imbere yawe, menya neza yuko nyuma yaho hari Imana ishobora byose. Amena. Ntabwo dushaka gutinda amagambo menshi. Ijambo nyamukuru, Imana ikeneye ko twongera kumaramaza. Imana ikeneye ko twongera kuba abakristo bazima. Imana ikeneye ko tugomba kugaragara twejejwe neza, nubwo turi mu ntambara ariko twejejwe neza. Cyo kintu Imana dushakaho. Wakongera cyane ukibaza cyane iminsi waba umaze, ukuntu waba urimo witwara mu kibazo uhagazemo. Saba Imana imbaraga igushoboze kumaramaza mu kibazo cyawe urimo, igushoboze kuba inyangamugayo, igushoboze kugenda wejejwe, igushoboze kugenda ukiranuka mu buryo bwose bushoboka. Amena. Tujye gusenga Imana, usaba Imana imbaraga igushoboze kandi igushoboze muri byose. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye ijambo ryawe ngo dusabye kuba inyangamugayo. Banza utubabarire aho utabaye inyangamugayo rwose, tubare Kristo muzima, utweshe amaraso aviriye ku musaraba.
Mana umaze gutobarira utwambika imbaraga z'umwuka wera zidushoboza kuba inyangamugayo, zidushoboza kumarambaza, zidushoboza gukiranuka mu buzima bwose bushoboka, tubeho dukiranutse mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli we, Imana y'amahoro, Imana y'amasezerano, Imana y'imbaraga, urakoze yuko utwaye imbaraga, urakoze yuko udushoboje, urakoze yuko umugambi wawe Mana utugezeho. Sengera abantu bose bari mu bibazo, bari mu ntambara zitandukanye, bahagaze mu bigerageza bitandukanye, niwongere ubagarukeho, niwongere ubambike imbaraga, niwongere ubashoboze, niwongere ubagaruke we Kristo muzima, niwongere ubarengere, reka bongere babone kugira neza kwawe, reka bongere babone imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Nasenze ngo abe ari wowe wo kwigaragaza, nasenze ngo abe ari wowe wo kwiyerekana mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli we, Imana y'amahoro, Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, niwongere wigaragaze, niwongere ushigikira abantu, niwongere bakure mu ntambara bahagazemo mu izina rya Yesu. Abakeneye ubutabazi babone, abakeneye inkunga yawe bayibone, abantu barengerwe nawe, abantu batabarwe nawe, abantu bandirirwa amateka nawe muri byose mu izina rya Yesu. Urakoze yuko uri mu ruhande rwacu, urakoze yuko udushyigikiye, ndagushima byose kubikoze kandi kubikoreye kuyubahisha. Sege nize nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Shalom shalom, Imana muri kumwe bahire kandi turi kumwe muri byose, amen.